Yes, bakunzi ba Omega TV1 nongeye kandi kubaramutsa aho muherereye uyu munsi twiriwe mu gikorwa c'abana aho twaje gusanga umwe mu ba legend muri media y'abanyamurenge hari igikorwa yari afite mo dushaka kugira ngo tumubaze amagambo abiri cyangwa atatu twumve ico abivugaho. Gaston mwiriwe Mwiriwe neza. na make yo kwirigwa Ni meza nkabandi mwirirwanye. ni meza ndango ntiwaruzi ko turi bunane Oya, turi bunane hano Ngiye kubona mbona uraje nk'inkuba ngo pa. wari wanisha ariko ntiwambwiye Aya sinihishije wazugenda ku mugaragaro. Naza genda ku mugaragaro ntabwo wo kwihishwa agenda mu bantu. uvuye Mexique kera utangiye gukora mu mishinga ariko tugusanze wakora iki Turino. ngatubwire ico wari urimo urakora hano muri iCoach. Okay, sinoreka kukivuga kuko ndakibwira batakibonye. Ariko wenyine nuko wabariza abandi ariko wari wakibonye. Ya. Udusanze hano muri iCoach, ikigo cyitwa iCoach. Iki ni ikigo kiri hano muri Iowa Des Moines, gifasha abana kwiga mu bihe by'ibiruhuko, cyegera abana kibana n'abana bakabigisha programme nyinshi, computer, icyongereza, gutwara imodoka, abantu bakuru, harimo na programme interpretation, n'izindi nyinshi ngira ngo. Hanyuma bashizemo n'indi programme yo kwigisha abana ikinyamurenge ururimi rwabo. Hanyuma rero aho ngaho niho nabonyemo ikiraka cyangwa akazi n'abana mu buryo bwo kubigisha umuco n'ururimi. Noneho ntabwo turi witinde kubera kuko ica nzinduye kwari niba noneho navyita ko ari ukwihana kuri media, niba novyita ko ari ukugarura amajambo ari kuvugwa hano hanze. Hariho amagambo ari kuvuga ngo hari ukuntu byagenze muri Dallas, ndetse n'ikiganiro carasohotse kuri Papa Legend cawe n'umudamu umwe ngo niriza kiriya kiganiro cavugisha abantu benshi tiwabibonye? Mbibona hehe? Mbibona ikiye kiganiro dahere badusobanure neza. Ni ikiganiro wakoze ku minsi 27 no kuvuga ngo iyi weekend ishize ni posho. Yes. Urakizi wari uri kumwe na hari nta nabwo ari ikiganiro, hari showbiz twakoze mbese ibyo bakuze kwita ngo ni ugutwika, ariko biraho na Papa Legend kwa kundi abasanga asanze turaho dusose mu kiriyo tuhura n'abantu tutari tuherukanye cyangwa tutari tuziranye ucya face to face turi kuramukanya. Mugani w'abatuguye gitumo, ariko nta nubwo ari gitumo kuko nibisanzwe guhura n'abantu. Nibyo twaganiriyeho turaseka. Mwari mwabipanze? Turatwika oya n'ukuri kw'Imana. Mwari mwabipanze na Iriza? Hari uzupanga n'undi ngo bahure baramukanye. None nuko kiriya kiganiro cyo cavugisha abantu benshi. Musa nkaho mwari mwapanze kiriya kiganiro, ariko sobanurira abantu noneho byimbutse kandi ubwiza abantu kuri ukuntu baba bavuga ngo ugiye kwisenyera urugo, ugiye watwaye umudamu w'abandi, wagize gute ngaho bwira ni wewe. Okay, ndasetse cyane. Mu by'ukuri nta kintu twari twapaze, twarahuye Dallas, twahuriye n'abantu benshi b'inshuti zanje tutari duherukanye, abo nari nzara abandi nahamenyeye, hari abandi twari tuzi kumutanda umugani w'abubu, ariko twagaza tuvugana, ariko ngiraho ndabona kimwe n'ahandi mu yandi maheta nzanja nasanga abantu twari tuziranye kuri telefone, urabona dukina amafilime ibiki ibyo kuri YouTube, umuntu akaba muzamuvugana ariko mutarabonana. Wowe duhuye n'uwo muntu niba garuko ari umugitsina gore simbizi, byahise Papa Legend abitrending sharabikabza cyane n'abantu barabikabza ngo banshi banyandikira ugiye kwisenyera ngo nahobeye umuntu ngo navuze ngo azoba umugore muri filime. That's nonsense. Ibyo ni ibintu bito sinzamenya niba atari kumenyera showbiz, niba atari kumenyera media. Njyewe ndi umukomedie, ndi umu actor, ndi umuntu wa public, ndi umu MC, so kuramukanya
no kuvuga ngo umuntu ndamukunda ndi umugabo wubatse mfite ubwenge I have capacity intellectual inzi icyo nkora mfite urugo rwanje nubaha nkunda ibyo abantu bavugira kuri media byasekeje none abaza basenya ingo none baba babaje kuja kuri kamera abantu bazavuga akariho karavugwa biravugwa reka nkubwire ikintu kimwe abantu bacu batazi niba barahahamutse hari abantu bahahamuwe n'ingo kubera ko uko ingo zabo ziteye bakumva yuko n'iyugundi ariko ruteye babona akantu gasa nka bimwe bakoreye hirya ya kamera cyangwa baza bakora mu bwihisho agahita yumva ukoze sakirirego akumva kera wasenye no hari abubatse ku rutare hari abubatse ku musenyi hari abubatse ku bikenyeri sino kwikubita ku gatima ngo je ngo nubatse hakomeye ariko nzi ko nyuma ya biriya ni entertainment ni showbiz biriya byakabaye bibatangaza inzakina movie kajyama mu ishuka n'umuntu kandi intention atari ibyo batekereza by'ubusambanyi cyangwa uzukora movie ujyamye mu ishuka ntayo wabonye se umuhungu w'umunyamurenge umuhungu w'umunyamurenge none se nitwe tutazokora ibyo abandi bakora za inacting movie ariko kubera imitekerereze y'abantu n'ukuntu mindset z'abantu zamaze kuba contamine zamaze kwandura ukoza akantu sasa turinjyaje dukunda ngo dukorere ibintu iyo ngiyo ugende ukiniye amazi nukora ibintu uhaye wigisha cyangwa se nta yindi intention ibo bakama babifata kwa kundi wabikoze kandi woje kubikora ntiyoje kuri kamera woje gucitinga umugore ntago yaje kuri kamera cyangwa umugabo ntibishoboka kuko ni bangahe se kuri kamera yabasenye cyangwa yabagize impact mbi ariko kandi biterwa n'ubwenge bw'umuntu ariko se ubundi kuba wenda tuvuge ico kintu kirakomeye kuba wacenye mu mugore cyangwa umugore akagucimba ntabwo ari ibintu kidasanzwe si ikintu kidasanzwe ni bisanzwe muri community zose cyane ntabwo ari community yacu gusa ahubwo izacu ni biri hasi biri kuri level yo hasi ariko niki gifasha abantu kuvuga ngo babashe kuguidinga iyo ni umuco ni ubukirisitu niki ndabikubwira izo vuze biriyongera kuri kimwe ni urukundo kunda no kubivuga urukundo iyo ukunze umuntu ibindi byose biza n'ikivyuririza umuco uraza ugasupportinga ikindi waruvuze ni ubukristo ni ikindi kintu Kristo spiritual hako n'abakristo baragwa ubuye abakristo nibo baza bagwa bro abakristo nibo baza bagwa hasi kuri umupagani ntiyogwa hasi kuko ahora aguye ubuzima bwe bwose araguye ariko umukristo ni uzugwa niyo mpamvu rero mvuga ko urukundo rwonyine nibwo rushobora kutagusenyera ukunze umuntu you can't cheat ntiwamucitinga ntiwamuca inyuma ntiwasenya ntiwatandukana nawe keka bya Bibiliya ivuga ari urupfu ariko ibindi byose nkunda no kubivuga ari kiganiro nakoze ahantu ndiko bari kumbaza ngo niki gituma nkuko nyine ngo umuhuga batandukana n'umugore ni urukundo ruba rwabaye ruba ari ndago ikunda umuntu ihanganira byose urukundo rwihanganira byose ta kintu nakim urukundo rutihanganira bro hari abantu babanye n'abagore umugabo ari umusazi ariko kubera urukundo no kwihangana akabumbatira akubaka hari abandi babanye bitameze neza ariko akubaka ariko iyo urukundo rwagushizemo yari nta rukundo habe inzu umuntu watandukanye n'umugore bafuye korogati umwe ngo yayikanze ku kibuno undi ngo yayikanze mu mugongo kana imagine umwe yayikanze undi akanda havamo divorce abandi bafuye imbeba bro aho nta rukundo rurimo bafuye imbeba umwe aravuga ngo inyuza undi ari ngo igiye gutya undi naribonye igiye gutya havamo intambara bararwana anyways sure biriya bintu hari ibintu bigize iminsi birimo biravugwa wenda nawe bitegereyeho bijanye na nizere ko abantu babonye umuco w'ico kuri kiriya kiganiro uri mu entertainer they have to know me bagomba kubimenya no kubimenyera kuko famille yanjye irabizi ntabwo nakora ibintu bizarre
umugore wanjye atabizi cyangwa basobukwe ya barabizi bazi icyo mba nkeneye n'icyo mba hariya none nabwira abantu ngo ndi umunyagwenya namara nkaja kubwiriza ndarukura urwenya rupfa kuba rutari urukoza soni rutarimo ibintu byiyubahutse ariko kumbwira ngo hari uwanyohereje iriya ntuze link ngo ukundi wisenye ndabwira ati niba nisenye mpora nsenye ariko umugore wawe ntaco yabikubwiyeho cikiwa abwira ciki arabizi azi ko tubanye reka babwira abantu ikintu kimwe batagiye bamenya ntabwo ngiye kwiyemera cyane ariko buriya ibibi si ibyo tubona ibibi ni ibyinshi nyuma y'ibyo tutabona kandi umunyabyaha ntiyoja kuri kamera buriya niba ndi umunyangeso mbije Gaston tuvuge reka ndeke kubitsinda niba ni umusambanyi nkunda abagore imba naravujwe imba narataye baba bro ariko tuba dufite ubwenge bwo kwirinda kubera ko uvuze kuko uri kwihuta kandi koko hari ibintu bisigaye bivugwa hano hanze bavuga ngo cyane cyane kuri iki kintu c'abacuranzi ndabizi ko utari umucuranzi ariko waracumvise carahanyuze bamwe ngo n'abadogiteri abandi ngo bajana udusindano abandi ngo bagira amapari abandi ngo nibazana iki kiriya kintu tuvugisha ukuri ureba ibintu byo mu ikanisa kiriya kintu muri industry y'abanyamurenge niye nama utanga icyambere abanyamurenge nibareke dukomere mu byo turimo tubanze tube mire mpere kuri ibyo tuvuye kuvuga tubanze dukomere tureke kuzoza twamiriza ibintu byose bije ngo yo umuntu aracuranga akavuga ngo ni docteur simvuze ngo ni runaka akavuga ngo ni docteur nta certificat byibuze reka nkubwire kugira ngo ugere ku izina docteur byibuze ufite diplome ufite degree ufite PhD ufite n'ibindi by'ikirenga umara kuvuga ngo uri docteur nta n'agapamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi mu muziki njyewe nigeze kukurira mu mushinga muri Kenya nigeze gukora akazi muri training umushinga witwa Danish Refugee Council abantu barabizi bazakurikirana ikiganiro harimo ba byinshi harimo ba Musilimu Felix harimo bandi bigaga yora conservatoire abana bigaga umuziki kweri hahandi bakora ibizami kiga umuziki conservatoire ari ya mbere muri Afrika umuziki akubita bayita ama exhibition cyangwa se aramba competition y'intuza ya ama crusade not crusade nayibagiwe ni ibiterane binini by'abanyamuziki bagakora ama competition ariko ndi havagamo byibuze na metre ntarabonamo na metre kubitaga gitari ukumva ukuntu bacurangaga twe ntitworoha tumenye ko banacuranga cyangwa ari byo baba bacuranga ubuhanga byibuze ukambwira nka muri abo ngabo hagizwe n'uwita docteur ariko abandi sinzi icyo bashingira babita ba docteur ariko nibave muri ibyo byo kwihaya kandi none kimbabaza iyo baga bihaye bari no muri sekira mu murimo w'Imana Paulo yaravuze ngo yirate kumenya Kristo naho ibindi ni ubusa barirata ibiki kandi tuzi ubunyine je Gaston natanga ibintu by'amafilme natanga ibintu ntawubihakana ndi mu bambere nari umugabo n'ubwidahabwa intebe ariko kandi amateka nayo hari icyo azadufasha kandi sindaje mu mateka nta nubwo nzaje mu mateka gukina filme ngo nararetse ngo narayitayarinze naravuze ngo nimva yanje zakina filme urumva ariko sinoje ahangaha haje umwana undenze cyangwa wabikora neza kundusha ngo ntangire mvuge ngo nje ngo ndarenze ngo ibiki ndamwaprecia kamwigiraho icyo yandushije niba hari ahandi yagiye kwiga niba hari ibindi kamwigiraho no wewe ku bwawe bareke umuntu akora icazi bareke kwitarana dore ko nta nuzi by'abandi batazi cyangwa nta uzi by'abandi bazi buri wese afite akanyitake nawe bikurikiye cyane wagira ngo kurabimbaza warabonye mpambikurikira hari uzi ngo accompagnement ngo hari uzi gushiramo base ngo hari uzi gushiramo ngo niba ari ngo imyironge kandi baramwe ngo biracigisimba
ngo kuri ugishize muri taburo y'umuziki nyine ngo uko muri laboratoire y'umuziki ngizama mitupi gaterera nkiriya ikavuga ngo ibindi bibaho n'ibindi gusa ngo bapfa guhuza ariko mu banyamurenge ariko n'ubuhanga mu banyamurenge sasa tubigira ubuhanga kubera ko nabyo kubivumbura n'ubundi bwenge cyangwa nuko abazungu batabivumbuye maybe nabyo ariko tawe ndabona ucuranga igisirimba ngo nagishiramo twese tuvuge ku ndimi cyangwa twerekwe buri gisirimba cyose biterwa n'amarangamutima kurimo cyangwa n'ibiri mu mutwe wawe nta gisirimba ndabona kirenze ikindi simbizi kubyumva cyane ariko ikirenze nkawe dute tuje kuri straight point Beya Musabwa Mbangutsi bagiye bagaruka mu mazina basubeni baje mu biganiro bande nabonye naba urawa Nairobi ntuza mukurakivis murumuna wiwe ni murumuna subeni niwe subeni imani jenzi imani ako kuki basize ntuze wa uya muhungu ndi umusita wagiye Australia ntuza w'inzobe Clema baragana ibisirimba harabi ibisirimba nabe b'amakorale muzukuri guhari warumbwiye urutonde rw'abantu ngo byagenze bariya nabagiye bagaruka muri media kandi bagiye kuri media urumva hari abagaragaye bicisha bugufi hari abagaragaye bavuga ngo nibazane sente hari abagaragaye ngo nibazane hano kuri kamera anyways no kuvuga ngo entertainment yacu yacakeneye ibintu byinshi mani bahanye intera bagahana umwanya bakabanza bakabidevelopa umunsi umwe bakabazabizana bakavuga ati dore aho tugeze bagakora umukutano nabonye barakoze umukutano Nairobi ngo abacuranga batwereke impact niyi fact nizi dore aho tugeze umuziki w'igisirimba tumaze kugeza ku rwego international cyaremewe wenda muri Afrika ni ikintu gisigaye gicurangwa n'abantu bose cyagize impact mu makanisa cyangwa mu myizerere y'abantu kiri kugenda gikubita amashami ureke hano mu matorero muri Amerika mu bazungu batangiye kugishira muri melody z'abazungu sintekereza ko igisirimba ari umuziki ariko muzukuri turagushimiye gusa nuko ariko wihuta ariko mbere ntarasoza utaranashimira arakandi kantu ubwo mbonye media nashaka kukuvuga mugani wango no kwirega ntago nakwirega kuko ibyo nakoze I have mfite ubwenge hari abantu rero banyinyiriwe n'ubuzima bashaririwe n'ubuzima kandi ntawabigizemo uruhare hakaba abandi bari mu buzima biyakiriyemo hakaba n'abandi bari mu buzima batire turuva batazi iyo bari iyo abonye postinze ifoto uranezerewe cyangwa wikoreye utuntu twawe nk'umunyagwenya ejo bundi hari umuntu wanyandikiye ariko sinshaka kuvuga ku bantu banyandikira ariko ubikomoje kuri biriya byo kuvuga abantu ngo bavuze ubona ibyo bari bavuga noneho havuga kategori z'abo bantu umuntu wanyinyiriwe n'ubuzima mbese ubuzima bwashaririye kuva avuka ahora muri negation gusa azabona icunda koze cyaba kibi cyaba cyiza iwe gusa ni negation hakabundi ntacyo bimubwiye hakabundi ntazi kwiretura yabona urapostinze ni photo bro ngo urahaze harone postinze nibereye ku mazi nimba waruhaze ngo undi arambwiye ngo se nguhora unezerewe ndambwiye ati ico ngico ahubwo niba ari kuzukibona shimye Imana ko ari ko bimeze njewe niyo mpamvu mutazamenya mfite ibyago cyangwa mfite ibibazo nitwa Munezero gaso ubuzima bwanje bwose mbona nezero numbona na postinze cyangwa navuze hano uzondekera uko nguko ni konteye wowe ugumukwawe naje ngumukwanje unyakire cyangwa unaniwe kunyakira tampi puruvu is up to you je ubuzima bwanjye uri hano bacari hano kandi jewe iyo umuntu antunze urutoki ukanyurira uhita ugira ngo si wa undi Munezero okay singiye kwikoma kuganza tako nakugira hano gane muri leta zunze ubumwe zantuza zasogokuru barashe kugutwi uzuseka arundi wabakubise commentara kuri ya link nake kwa Papa Legend ngo ndabisekeje bira uri gukora uzumenya ko wubatse akarambwira ko nubatse ni ubiste certificate y'ubukwe bwanje cyangwa niwo ungaburirira abana ni umbwi abantu barashaririwe n'ubuzima umuntu washaririwe n'ubuzima rero ababazwa n'umunezero y'abandi nezeye gukwawe ariko narinzi muyereka ndekeruko oya nuko turagushimye ariko man warajyanye nta filime uraduha kuvagera muri Amerika kandi inzu kuri umukinyi wa filime bimeze bite urakoze cyane mwabantu mwe mudukurikiranye bafana banje nabandi uyu mugabo niwe mu cameraman nasanze mu gace ndimo
uzi kweditinga wabyiga ubifitiye niba ari digiri niba ari ni diporoma simbizi ariko yarancenza ngira gutya ahubwo muri komenti mu munsi abiri amfashe nzamwishyura none se jewe mfite ibitabo ngibyo biraho byuzuye amafilime wabonye ibyo naza nkoresha abana hano ariko nabuze umuntu uzajya unyeditingira n'umukameramani uwo nari nafashe dore ko arampamagara nawe yarandereze ariko he was the best but uri mu kubura none fasha nyabuna ariko reka twizere kuko bigiye gukemuka ni wewe biri mu maboko yawe umugabo umwe bamuzaniye ikinyugunyugu umusore aramuga ngo muze iki kinyugunyugu kirapfuye cyangwa n'ikizima yaza ashaka gupima umusaza ubwenge umusaza arareba abona ko baramupima ubwenge aravuga ngo ico kinyugunyugu ufashe mu ntoki umusore yari yavuze ngo navuga ngo kirapfuye arakirekura navuga ngo kirabona agikande gife umugabo aramwitegereza aramubwira ngo ubuzima bw'ico kinyugunyugu gupfa no gukira biri mu maboko yawe naje rero ibyanje n'ibipfa ndi hano biri mu maboko yawe Imana izadushoboza tuzabikora asandi urakoze ngaho genda witegure ufite ubugenzi urakoze cyane